amafaranga none ejo bundi ujya kwa muganga baguha tarifu bakwereka ibyo uzajya urya gusa ngo nukajya burya n'akaboga uzi ko n'Imana ikunda inyama ariko mwabaye gute uzi ko ni ku bitambo Imana bajyanaga inyama we bagatamba ibitambo by'inyama bagabitwika umuhumuro ukazamuka imbere y'Imana ati urahumura neza akaboga wowe datawe twese wowe ukorera amafaranga ukajya muri supermarket ukagura imigati breba mayonnaise ibintu byose ukarunda mu modoka ubwira wa mukozi ngo genda urunde mu modoka bakarunda mu modoka wabigeza mu rugo se wo birya n'abagaragu n'abashaje babirya gusa urumva tutaranyazwe bafashe ibyawe ndagusengeye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka tubasuhuze abo ku bumwe bw'Abera Ministries, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza. Imana ishobora byose ikomeze ibaturindire kandi ibaha ibyiza. Hanyuma turanezerewe cyane kandi kongera kugaruka hano, twari tubakumbuye. Imana iduteye iteka ryo kuza kubana namwe. Imana riduhaye cyo tubazanira hano kandi ndabizi ko mutugiraho umugisha natwe tukabagiriraho umugisha. Imana ibagire neza. Ndagira ngo amazina ni Senyumva Janvier ku batatuzi, hanyuma Imana itugiriye neza. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana twihuse kugira ngo dukoreshe akanya kacu tugakoreshe neza kandi nibyo byiza. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cy'8 turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 6, hanyuma twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iryo jambo. Igitabo cya kabiri cy'Abami ni igice cy'8 umurongo wa 6 aravuze ngo umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutware ho umuhesha, aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Hanyuma harimo message ivuga ngo Imana itanze itegeko ryo kugira ngo ugarurirwe ibyawe. Aha ngaha Bibiliya ivuze ngo ivuze umwami ndetse n'umwami uyoboye Israheli, ariko kandi Bibiliya ikavuga ko uyu mugore yaje amusanga kugira ngo avuga ikibazo yari afite. Uyu mugore yari yarakoze imirimo myiza. Nkunda kubwira abantu ujye usenga ariko unakora imirimo myiza. Yari yakoze imirimo myiza ubwo yakiraga umugaragu w'Imana Elisa. Elisa yajyaga ajya mu murimo w'Imana ari kumwe n'umugaragu we Gihazi. Hanyuma rero ngo baca mu rugo, uyu mubyeyi yamubona muri quartier baciye aho ngaho, akabakira akabajyana mu rugo, akabagaburira, akabaha icyo kunywa, akabafata neza, bakongera Elisa bakongera n'umugaragu we bagakomeza urugendo. Ariko igihe kiza kugera, si rimwe si kabiri babikoze muri ubwo buryo, ariko igihe kiza kugera, hanyuma Elisa uyu mugore aramubwira ngo donc yemera kumucumbikira. Uyu mugore yabwiye umugabo we aramubwira ngo hari umuntu w'Imana uduca ahangaha, ariko namubonye mu mwuka w'Imana, namubonye ko ari umukozi w'Imana, none ndagusabye unyemerere twubaka inzu hejuru yacu. Reka mvuge ikintu,
uyu mugore yagize ihishurwa rikomeye, abona ko umukozi w'Imana hari ibyo akeneye kugira ngo bimufashe no mu murimo w'Imana arimo gukora. Reka mvuge n'iki kintu, mujye mushyigikira abakozi b'Imana. Nubona umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu Imana yahamagaye, umuntu ushobora kugufasha akagusengera, umuntu ushobora kukugira inama, umuntu ushobora kugushyigikira, umukozi w'Imana, nawe ujye umufata amaboko umushyigikire. Kubera ko naravuze ngo umuntu wese akenera umuntu umwumva, umutega amatwi, umushyigikira. Kandi iby'Imana yadusezeranije byose Imana ibicisha mu bantu. Hariho n'abantu bavuga ngo nge nzaba njyenyine, nuba wenyine ntaho uzagera. Hariho n'abantu badashaka kwigira ku bandi. Iyo udashatse kwigira ku bandi ugumana ibyawe, hari urwego utabasha kugeraho. Nujya kureba uzasanga abantu Imana yagiye ivugana nabo, yagiye gusoza amasezerano ariko igakoresha abantu. Rero tubwira Imana, tugasenga Imana, ariko iby'Imana tuyisabye ibiyobora, umuyoboro wayo ibicisha mu bantu. Iyo turebye Dawidi, Imana yamuremeye umushyigikira muhishurirwa. Kandi umuntu nakubwira ngo aragukunda, nta kabombo gatarakugurira, icyo gihe ntago aba ari byo. Kuko umuntu wese ukunda ntiwabura icyo ukora, cyaba gitoya ariko wagikora. Imana yateguye Yonatani kuri Dawidi, itegura Yonatani kuri Dawidi. Igihe Sawuli yahigaga Dawidi kandi aramuziza icyo Imana yamuvuzeho. Narabivuze, iyo urwanya umuntu Imana yavuzeho unanirwa utaragera ku mugambi wawe. Iyo urwanya umuntu Imana yavuzeho, ariko ndabizi hano ku bumwe bw'abera, ndabizi ko muri abantu b'Imana, ndimo ndavuga ngo ntanga ingero, mujya muhura nabyo hirya no hino, ugasanga umuntu Imana yavuze, umuntu Imana yahamagaye, umuntu. Kandi iyo mvuze gutyo, iyo mvuze umuntu Imana yavuzeho, ntabwo mvuze profete, bishop gusa, pastor, n'undi wese uwo ari we wese ubaha Imana, usenga Imana, Imana yavuzeho. Hari igihe nyine usanga abantu bamuhagurukiye bakamurwanya, ariko ntabwo warwanya umuntu Imana yavuzeho ngo bikunde. Ahubwo nkunda kuvuga ngo nubona umuntu Imana yemera ikunda yavuzeho, ndavuga ngo ufite nzayimana. Yes, wowe jya wihuza n'icyo Imana yamuvuzeho, wikonegite n'icyo Imana yamuvuzeho. Niba hari umuntu Imana yavuzeho ibyiza ubizi, nkunda kubivuga buri mu materaniro. Abasore niwumva umuhanuzi w'Imana hano uyu mukobwa, ukabuzi ko ari umukobwa, kamwe ati nkubakira urugo rwiza, icyo gihe ahubwo tangira bari ujya kureba. None se Imana avuga ngo imubakira urugo, azagubwa neza, azagira umugisha, azahirwa, ubwo n'ahandi se handi wajya kurambagiza. Ihuta ahubwo ugiye utangire umubaze nimero ye. Kubera ko amen. Kubera ko ndagira nkubwire ngo Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu. Njyewe ndasenza Imana impa abantu beza, kandi nawe ndagusengeye Imana iguha abantu beza. Mama, Imana iguha abantu beza. Aho mu kazi Imana ikuremera umuntu wakuvugira, akakuvugira neza utanahari, akakurwanira ishyaka, akagukorera ibyo wagombye gukora akabikora. Njyewe nukuri nzi neza ko ibyo Imana yatubwiye byose ibitubikiye mu bantu. Hanyuma rero uyu Yonatani, nubwo yari umuhungu wa Sawuli, yakunze Dawidi. Bibiliya ivuga ngo amukunda urukundo nk'urwo yikunda, ngo baba nk'agati gakubiranije, kugeza ku rwego yajyaga amumenera amabanga, akamubwira ibyo ise Sawuli hagambire gukora kuri Dawidi. Dawidi agakira muri ubwo buryo. Simbivuze n'ibintu birebire, ariko Dawidi icyo nawe namukundiye nuko amaze kwicara ku ntebe y'ubwami yibutse neza y'Imana, ariko kandi yibuka n'ibyo Imana yakoze. Ubu tugira abantu bashima Imana, ni byiza rwose, ariko bakagarukira gushima Imana, ariko ntibatera intambwe no gushima abo Imana yakoresheje. Umuntu w'Imana yafashe igihe aragusengera, afata umwanya, areka ibyo kurya, areka byose, areka kuryama, aragusengera, hanyuma
arakwingingira, murabana muzamukana umusozi, murawutererana w'ikigeragezo, abana nawe. Ariko Imana ikugirira neza, Imana iragutabara, kandi Imana ikoresha umukozi wayo. Hanyuma rero warangiza, wenda ni nk'urugero, uri ku bumwe bw'abera ministries, turasenze, Imana ikugiriye neza. Warangiza wowe nkaho wagarutse aho Imana yavugiye ikintu, aho umupira warengeye niho urengurirwa, wowe ukajya gushimira ahandi. Byari byiza gushimira Imana, ariko ngwino unashimire umukozi w'Imana, unashimire umushumba wacu Revera Pastor Ntambabazi, ushimire abakozi b'Imana babanye nawe muri aya masengesho, muri iki cyumweru cy'imirimo n'ibitangaza. Ushime, uvuga imirimo Imana yakoze. Amen. Hanyuma Dawidi we ashima Imana, anezerwa Imana, ariko agera ku kindi cya kabiri, ashimira n'uwamugiriye neza. Yibuka ineza y'Imana, akakibuka n'Imana, akibuka umuntu Imana yakoresheje. Bibiliya iravuga ngo mu gice aravuga ngo ninde wo mu muryango wo kwa Sawuli wacitse ku icumu ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Mu yandi magambo, Sawuli yamugiriye nabi, yaramuhize, simbivuze, ajya mu buvumo bwa Duramu n'ibiki byose, uko yagiye amuhiga, akagera ni na Yotirama, akagera hari imbaraga z'Imana, kugeza ku rwego ingabo yagiye amutumaho zageze iyo amavuta arabafata ngo baza bahanurira Dawidi. Sawuli yohereza ba kabiri, bagenda nabo barahanura, naho ubwahagurutse agenda nawe arahanura. Ageze imbere ya Dawidi akomeza, Sawuli we komeje yahanuye inzira yose, agenda ahanura. Reka nkubwire, iyi Imana yahagurutse gukora, nutakwemeraga arakwemera. Iyi Imana yahagurutse gukora, nutari doke hari igihe Imana ihaguruka kukugirira neza, nutari kukugirira neza akabikora. Yes, Imana ikabateramo imitima yo kukugirira neza. Dawidi arahanura Dawidi rata wowe uzaba umwami, kandi niwe wamuhigaga. Nyirahanga nta muntu, nta kintu cyose cyakuraho umugambi w'Imana ku muntu Imana yavuzeho. Bibiliya iravuga ngo Dawidi aravuga ngo ninde wacitse ku icumu ngo mugire neza ku bwa Yonatani. Yonatani wamugiriye neza, Yonatani wamugaburiye, Yonatani wagimuburira, Yonatani wamuhaye amazi, Yonatani wagiye ubana nawe mu kibazo, mu kigeragezo. Nshuti yanjye, ntukajye uva ku muntu Imana yakuzanyeho mu gihe utari uwo gukundwa, mu gihe utari wo kugirirwa imbabazi, akakugirira neza, akakugaburira, reka mbabwize ukuri, reka mushyire mu buzima busanzwe. Umuntu n'imfubyi n'urugero, umuntu aramufashe, aramwadabuse, aramufashe, aramwigishije, amugiriye neza, yize primary, secondaire, kaminuza. Hanyuma yarangiza akicara mu ntebe y'akazi muri biro, hanyuma agashyira ukuguru ku kandi byego, ariko akibagirwa umuntu Imana yakoresheje. Akajya mu rusengero, simbibuje kujya mu rusengero, agashima, akavuga ati ngewe nzakora ibi bikorwa bimeze gutya, ariko akibagirwa umuntu wabanye nawe muri icyo kibazo. Shima Imana, ndetse nugaruka ufashe unashimire uwakugiriye neza muri cya gihe. Umuntu wagukunze mu gihe kitari cyo gukundwa, umuntu wakugiriye neza, abantu bagutaye, bakuretse, akakugirira neza, akakurundarunda, akakubera umusamariya mwiza. Haleluya! Nawe mugirire neza. Kandi biranashoboka ko ageze mu gihe nawe akeneye imbaraga zawe, Imana iguha izo mbaraga. Hari aho mwagendanye, hari urugendo mwagendanye. Dawidi we nicyo mukundira, ntiyibagirwa umugaragu witwa Siba, umugaragu wa kwa Sawuli wacitse ku icumu, ngo ahita Dawidi baramubwira ngo niwe uhari, baramuhamagaye. Siba hageze, Dawidi aramubwira ngo ninde wo mu muryango wo kwa Sawuli wacitse ku icumu ngo mugire neza ku bwa Yonatani. Mva kabana abana atangira kumusobanura nabi, aramubwira ngo ni Mefibosheti arema ibirenge, ibera iro de bari kwa Macira.
ibyo ntago Dawidi yarabimubajije, ariko nihuse Dawidi yarategetse baramuzana. Hanyuma Dawidi agira neza Mefibosheti, akagahungu kari karerema ibirenge igihe mu ntambara y'Abisirayeli n'Abafilisitiya, ngo nyina muhetse barimo birukanka bahunga Abafilisitiya, ngo akana gahurubuka mu mugongo kikubita hasi, ubuguru burinjira. Urumva ikibazo cy'ibyo bari mu buzima bari mu amateka bari barimo, ntibabona uko bamuvuza. Umwana aremera gutyo asigara ari imfubyi. Icyambere araremaye, cya kabiri ni imfubyi, icya gatatu ni umukene ntafite kivuganira. Ise Yonatani yari yarapfuye, nyina yarapfuye, sekuru Sawuli yarapfuye, ari wenyine yibera i Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli, kandi yarakennye, ni ahantu hasuzuguritse. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo ukoze ibyiza umwana wawe azabiryaho, iyo ukoze ibyiza umugabo wawe azabiryaho, umugore wawe azabiryaho, iyo ukoze ibyiza abuzukuru bawe bazabisoromaho, bazabigutaho. Iyo dukoze ibyiza bitubera uburinzi. Imana itugire neza, n'abadukomokaho bakazarya ku migisha y'ibyo twakoze. Ndagira nkubwire ngo wowe turi kumwe ku bumwe bw'abera ministries, kora ibyiza. Haleluya. Henikita gaburira abashonji. Abantu baravuga Imana ariko ibikorwa bikabura. Abantu barimo baravuga mu nsengero ariko ibikorwa byabuze. Umuntu mu bishop ariko afite imfubyi zitiga, aragenda mu modoka za miliyoni 100 n'ibindi. Niba uri umuntu w'Imana umara iki gihugu, wagombye gufata izo mfubyi ukazigisha, abo bapfakazi ukabagura mituweli. Hakugira ngo tuvuge amagambo menshi, reka ibikorwa ari byo bikora. Na Yesu kandi murabyibuka arimo yigisha abantu, arabigisha bicaye imbere ye, ntibahaguruka, bataye akazi, bataye ibintu byose. Ngo ariko igihe kigeze cy'umugoroba, ngo abigisha baramubwira ati sezera abantu bataye. Ndashimira Yesu n'umunyembabazi. Dore Yesu akuzana imbabazi, Yesu akuzana imbabazi. Niwe ugukunda kuruta abandi bose, kandi ubwo gukunda aguhaye n'abakugushyigikira. Imana ishimwe. Abantu turi kumwe hano ku bumwe bw'abera ministries, muri abantu b'umumaro. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana itugire neza, kora imirimo myiza nizaduherekeza. Nitugera mu ijuru ntago Imana izagushimira ko ufite amavarisi yuzuyemo imyenda, ahubwo umwenda umwe watanze ukaayila la shela bani lost, ukambika umukene. Ariko uzi ko hari igihe uba ufite imyenda wumva itakinyuza inzoka yawe, nyamara wawuha wa wundi ukennye akabona ari umwenda mwiza. kandi koko bitewe na revu uriho n'urugero uriho, yagera mu rusengero agashima Imana, yajya ku musozi agashima Imana, akavuga ati dore umwenda runaka yanyambitse, wa mubyeyi mama gift yanyambitse, akagusabira umugisha. Kandi reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha wibereye mu kazi, Imana iguha umugisha wibereye muri biro, Imana iguha umugisha uri muri business yawe. Kubera iki? Kubera ko wakoze imirimo. Reka mbabwire ngo inshuti zange, yego dusenge ariko cyane dukora imirimo myiza. Nitugera mu ijuru ntabwo mu ijuru bazavuga ngo ari wubatse etaje ngo abigushimire, ahubwo mu ijuru bazagushimira ko wafashe icyumba kimwe ukagiha umukene wabuze wamenenganijwe cyangwa se wabuze kuba. Hanyuma mu ijuru baguhe amakamba y'imirimo. Ntabwo mu ijuru bazavuga ngo wari ufite akabati kuzuye inkweto, ahubwo bazareba urukweto rumwe waguriye umukene mu ijuru. Hanyuma baguhe amakamba y'imirimo. Ntabwo mu ijuru bazagushimira. Ni byiza ko abana bacu nanjye nabafite ko bakwiga hakomeye, ariko ntabwo mu ijuru bazagushimira ko wawigisha umwana wawe Harvard ngo mu ijuru baguha amanyenyeri. Oya, ahubwo umwana w'umukene werihe Minerva school fees igihembwe kimwe, mu ijuru bazagushima, mu ijuru bazakugira. Hanyuma rero Dawidi abwira Mefibosheti amugeze iruhande. Uyu mwana yaje afite ubwoba, azi ko agiye gupfa, kandi yarazi amateka y'ibyo sekuru yakoze, kandi yahemukiye umwami Dawidi, kandi niwe uyoboye igihugu. Yari afite ubwoba, ngo ariko ahageze amwakirana ubwuzu. Nimuvuge ngo amena. Amwakira neza, amwakira, aramukansoringa, aramuhumuriza. Nta muntu n'umwe udakeneye urutugu rwo kuriririraho, ntibazakubeshe. Nta muntu n'umwe udakeneye umuntu umuhakeya.
nta muntu n'umwe udakeneye kubwirwa neza, umubwira neza. Njyewe ndahangaha, rata humura, komera, twaza, wacitse intege. Hari n'igihe rwose umuntu bakwemera kuko ariko wagira intege nkeya bakakujugunya. Yesu si uko akora. Imana itugire neza. Ngo aramufata, Bibiliya iravuga ngo Dawidi aramubwira ngo imisozi yose Nyarurembo n'ibikingi byaso n'ibya sogokuru nawe byose urabihawe, kandi aramubwira ngo uzajya usangira ku meza, tuzajya dusangira ku meza amwe. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Mefibosheti aravuga ngo nkanjye ndi ikintumbi yimwa aca bugufiya. Aha naho harimo icyigisho. Imana nikugirira neza, ntukikuze, ntukizamure, ntukazamure intugu, ntugakandagira abandi, ntugasuzugura abandi. Titre yose, title yose, icyubahiro Imana iguhaye, amafaranga Imana iguhaye, imyambaro Imana iguhaye, akazi Imana iguhaye, gahesha Imana icyubahiro. Ahubwo Imana niyisuzugurwe ku byo Imana yaguhaye. Mama niyisuzugurwe. Niwe uri indege ugiye kurangura muri China, byubahisha Imana, uvuga imbaraga z'Imana aho yakuvanye Rodebari mu bukene, yakuvanye mu bukene bukomeye cyane. Ujye uvuga imbaraga z'Imana, kandi si ukubivuga gusa, ahubwo imirimo yawe igivuga. Nuko Tabita imirimo yavuze kandi yapfuye, ariko imirimo iramuzura. Ntago ari amarira yazuye raza nani Tabita, ahubwo imirimo Dorcas Tabita yakoze niyo yamuzuye. Kubera ko bari ayiwe imfubyi zarariraga, abapfakaze barira, bavuga ngo tuzakura hehe umuntu wo kujya twambika. Hanyuma bahamagara Petero ahageze. Uzi gusengera umuntu ufite imirimo myiza, uzi gusengera umuntu ufite imirimo myiza, Imana imushima, kumusengera biroroshye. Hanyuma reka ngaruke ngera no ku musozo. Bibiliya ivuze ngo iki? Uyu mugore yagire neza, uwitwa umuhanuzi w'Imana Elisa, amwubakira inzu umugabo we n'umugabo we, ngo bashyiramo igitereko kitabaza, bashyiramo igitanda, bashyiramo ameza. Hanyuma umuntu w'Imana ngo yajya ava mu murimo w'Imana akaza akarya akaryama we na Gehazi. Igihe kigeze bagiye kuhava, hanyuma ngo Elisa abwira Gehazi ngo twava aha nta kintu dukoze. Igihe cyo kuhava cyari kigeze, ariko baravuga ngo hari icyo twakora. Ngo nuko abwira Gehazi, Elisa abwira Gehazi arimo ategena uzanira umuntu, genuzanira umubyeyi. Hanyuma ngo aje, ngo atararinjira, ngo Elisa aramubwira ngo ni kurifuza kumenyekana ibwami, urifuza kumenyekana ku mugaba w'ingabo. Undi arabatendeka da nibere mu bacu icyangwa nuko arongera aramanuka. Ngo nuko Elisa abaza Gehazi, tubigenze dute, dukora iki? Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Gehazi abwira Elisa, aramubwira ngo uru rugo nararubonye, nararutambagiye, burya yajyaga akamanuka esikari, akamanuka hepfo agakata mu bikari. Ubwo Elisa yabaga yibereye mu nzu, ari mu cyumba arimo asenga. Natwe tumaze iminsi turimo dusenga hano, kurimo turasenga kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Haleluya! Turimo turasenga kugira ngo Imana igire ibintu iritura ku buzima bwawe. Imana igira ibintu izinga ku buzima bwawe, izinga amateka mabi ku buzima bwawe. Kubera icyo abantu bagusuzugura, ufite diploma yawe, ufite degree, ufite masters, ufite maîtrise, ufite alala, nawe bito mangastite, manuriye ubuzima bwawe, manuriye icyerekezo cy'ubuzima bwawe, manuriye ubuzima bwawe. Ugomba kumuvinga, ibintu ugomba gukunda abana bawe. Kuki wabyaye abana, Imana iguhaye abana, umugisha n'umugisha, ariko bakunaniye. Imana impaye guhanura aba bana bawe, Imana irabagarura, Imana ibashyira mu murongo. Ayo ni amaboko yawe. Ubundi abana n'umugisha, n'umwanda uturuka ku Uwiteka. Ayo ni amaboko azagushyigikira mu gihe uzaba unaniwe nawe. Ndabasengeye rero. Bibiliya iravuga ngo Gehazi aravuga ngo muri rugo nta mwana w'umuhungu uhari, kandi ikibazo umugabo arashaje. Uyu mugore nta mwana w'umuhungu, kandi umugabo arashaje. Ariko ndashimira Imana, ibyananiranye nibyo Imana iza gukora, nibyo abantu bashoboye ntabwo Imana izigera ibizamo, ahubwo ibyo udashoboye nibyo Imana izaza gukora, ibidahari nibyo Imana iza gushiraho. Haleluya! Ntabwo Imana ivuga ibihari, oya, ivuga ibidahari, kandi ibyo udashoboye nibyo Imana ije gukora. Bibiliya ivuga ngo nuko arongera amuhamagara, ageze imbere Elisa n'umuntu akitarinjira mu nzu, agihagaze ku muryango. Elisa aramubwira ngo hagiye nk'iki,
uzabukikiye umwana kandi w'umuhungu. Imana izi igikenewe. Reka nkubwire, igikenewe n'icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Imana yanze agasuzuguro n'akajagari ku buzima bwawe. Niko Imana yambwiye ngo nze mbwire abantu bo ku bumwe bw'abera ministries, mbabwire ngo Imana yanze agasuzuguro. Dore igihe bagufataho ijambo, dore igihe cyagufashaho ijambo, igihe cyaragutsikamiye, warasuzuguwe, Imana yarabibonye, waravuzwe, Imana yarabibonye. Baravuze ngo Imana yawe iri hehe, ariko Imana yambwiye ngo igiye kugaragara. La demaikandoli, baravuze ngo Imana wasenze iri hehe, ni wowe watanze amaturo, ni wowe wubatse urusengero, ni wowe wagize neza, ariko Imana yambwiye ngo yarabyumvishije ibyo bavuze. Amagambo bakuvuze yageze ku mutima w'Imana, yageze mu matwi y'Imana. Imana iraguhindukiriye, Imana ikurebye neza, Imana irakurwaniriye, Imana ikuvuzeho ijambo rikanganya abadayimoni. Ndi mu mavuta inale sanso. Dore Imana irabyanze, ikugarutseho, ikuvanyeho ivumbi dayimoni yaguteye, ikuvanyeho igisuzuguriro umwanzi yakwambitse. Ndimo nabibona, Imana igukuyeho icyo cyanyiro. Dore Imana iguhaye ijambo mu muryango wawe, ubaye w'agaciro, ubaye wo kubahwa, kugeza ku rwego batumira abandi mu birori wowe bakakwibagirwa. Ariko Imana yambwiye ngo ikugarutseho, kandi ikugarutseho igufitiye imbabazi. Imana ishimwe. Baragutaye, ntiwazi agaciro ufite Imana n'umwana n'umwuka wera, ufite amasezerano y'ibyo Imana yavuganye nawe. Ntabwo uzapfa uzarama utekerereza abantu ibyo Uwiteka yakoze. Numva mpanuye iryo jambo. Uyu mwaka ukubera umwaka w'urumbuke, uyu mwaka ukubera umwaka wo kuzamurwa mu mwuka, uyu mwaka uhawe imbaraga zo kunesha, uyu mwaka ibyakugendaga hejuru bigenda hejuru. Uyu mwaka ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'umugisha ku bantu bizera Imana kandi bajye gukorera Imana. Bibiliya ivuga ngo nuko uyu mugore abanywa n'ibyashoboka. Elisa aramubwira ati niko bimeze, reka nihute. Baza kubyara umuhungu. Ibyo ukuntu yarwaye, Elisa akongera akamuzura, reka mbireke. Bibiliya ivuga ngo icyo gihe rero, muri icyo gihe Elisa abwiriye umubyeyi, aramubwira ngo haleluya, hakenewe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Hari igihe abantu banga ariko ngo umuntu w'Imana ngo ibiki, oya, hakenewe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Warota ariko ntibazisobanura, hakenewe uzisobanura inzozi. Imana ishimwe. Kandi ibintu byananiranye wasenze bikananirana, babihereza umuhanuzi, babihereza umutambyi, umunyamavuta, akabyataho ijambo. Nk'uko Elisa yavuze ngo aya mazi arahumanutse, nk'uko Elisa yavuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya, ejo nk'iki gihe mu bumwe bw'abera ministries, ubumwe bw'abera ministries, ejo nk'iki gihe uvanywe ku irembo, ejo nk'iki gihe urakize, ejo nk'iki gihe uhawe ibyangombwa, ejo nk'iki gihe amarembo arakingutse y'umugisha. Ariko munyitabe muvuge ngo amina. Kandi umuntu utarakora subscribe, ujye uyikora, ukore nibyo. Nuse wowe gusa urarebye kandi n'ubundi warebye, kanda ukore share, tanga ibyifuzo, wandike harya hepfo, wandikamo ibyifuzo. Yego, shimira umushumba. Yego, narabivuze nyine, mpamvu tutabibamo ntagakora. Bibiliya ivuze ngo iki? Uyu mugore Elisa aramubwira ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo imyaka 7 hagiye kuba inzara, suhuka, genda va muri iki gihugu, ngo aho hakuboneye hari uzajya, aho ushaka bari uzajya. Ndashimira Imana. Imana iravuze ngo icyerekezo ugiye kwerekezamo, Imana igihaye umugisha. Nirima bikita icyerekezo werekejemo, Imana igihaye umugisha, igihaye umugisha. Bandanya, komeza, wicika intege, igihaye umugisha icyo cyerekezo cyawe. Elisa abibwira umuntu w'Imana. Kubera iki Imana imuhaye amakuru, ariko yakoze ibyiza. Abantu nimukora ibyiza, ibyiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abakuri ibyiza ntimukabibime. Niko ijambo ry'Imana bivuga mu migani, abakuri ibyiza ntimukabibime. Bibiliya ivuga ngo nuko
ndasuhuka. Bibiliya iravuga ngo imyaka 7 ishize ngera aha twasomye, hanyuma ishize ngo aragaruka nk'uko Imana yari yamusezeranije. Imana ihabwa icyubahiro. Imana dusenga iravuga kandi igasohoza igivuga, ikavuga n'umunsi. Kandi hari icyo wakora kigatera Imana gukora nawe. Wowe uravuga ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikuzamure muri promotion. Navuze ngo nugira icyo usaba Imana, nusaba Imana akazi jya uvuga kubitamo ingingo izatuma Imana ikugirira neza. Urasaba Imana amafaranga ngo Imana izungukiremo iki, jya uvuga ikintu Imana inyungu y'Imana. Akazi Imana izakungukiramo iki. Haleluya. Imodoka Imana igiye kuguha izayungukiramo iki. Imana itugire neza, Imana iturengere. Bibiliya iravuga ngo uyu mugore agarutse asanga ibye barabyigabanije, nawe ibya Imana hamwe ngo barabyigabanije. Wowe ukorera amafaranga abatari urimo kuyarya kubera iki? Wakoreye amafaranga none ejo bundi ujya kwa muganga baguha tarifu, bakwereka ibyo uzajya urya gusa ngo ntukajya urya n'akaboga. Uzi ko n'Imana ikunda inyama ariko mwabaye gute? Uzi ko ni kubitamba Imana bajyanaga inyama we bagatamba ibitambo by'inyama bagabitwika, umuhumuro ukazamuka imbere y'Imana. Imana bati urahumura neza akaboga. Wowe datawe twese wowe ukorera amafaranga ukajya muri supermarket ukagura imigati, breba, mayonnaise, ibintu byose ukarunda mu modoka. Ubwira wa mukozi ngo genda urunde mu modoka, bakarunda mu modoka. Wabigeza mu rugo se wowe birya n'abagaragu n'abashaje babirya gusa. Urumva tutaranyazwe bafashe ibyawe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, komba kurya kuko Imana mu bintu iryananwa, kuko ibintu Imana yaremye ni ibintu bigera mu bitatu: kurya, yego, kwambara neza, yego, kabaho neza, ukaba ahantu heza. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo agarutse asanga bigabanije ibye nkuko nawe wabyigabanije. Hanyuma ngo ajye rero ajya ku mwami. Nimuvuge ngo amen. Agiye ku mwami. Ndashimira Imana nahansoreje. Imana kumbi yamutanzeyo. Ndabwiye ngo dosiye yawe iyo dosiye igiye kudepoza Imana igutanzeyo. Uhuye n'umuhanuzi Janvier ndafashijwe. Dore amavuta kugira agutanzeyo. Kumbi uyu mugore ubwo agiye ku mwami nyir'igihugu, nyir'ubushobozi, nyir'ububasha, uvuga rwose bagashyira mu bikorwa. Imana yari yamutanzeyo. Uyu mwami yari yahamagaye witwa Gehazi. Hari umuntu ugutangiye amakuru meza nubwo bari bagutangiye amabi. Dore Imana izanye wa kabiri ugutangira amakuru meza. Ariko ndumva mfashijwe we. Imana igutangiye kuvuga neza. Twabuze abatuvuga neza. Impamvu bakuzi nabi nuko bahingukiye kubakwanga bakakuvuga nabi. Ariko ndashimira Imana izanye abahanuzi b'Imana, izanye Umuhesha. Mbaye umuhesha ku buzima bwawe, mbaye umuhesha uguhesha ibyawe. Nzanywe n'Imana ishobora byose kuguhesha ibyawe. Umva biri kuvuze ngo arimo amubaza Gehazi ati mbwira ibyo umuntu w'Imana yazuri umugore yazuriye umwana bimbwire. Ngo arimo abimusobanurira ngo umugore abaraserutse. Ngo Gehazi atafate dore wa mugore umuntu w'Imana yazuriye umwana. Hanyuma umwana aramwibariza ati rero ni wowe koko? Undi ati ni njyewe. Ati ahubwo umuntu w'Imana si ibyo byonyine yakoze gusa, ahubwo yaranambwiye ngo hagiye kuba imyaka 7 inzara nigende, hanyuma nyuma y'imyaka 7 nzagaruka. Hanyuma rero ndagarutse nsanga imirima yanjye barahinze barasarura. Dore ngaho ndengera. Umwami aramubwira ati humura, shitse umutima, humura, nkwahaye umutware w'umuhesha wo kuguhesha ibyawe. Genda baguhe ibyawe kandi ibyo basariye muri iyo myaka 7 yose babiguhe. Ndabwiwe ngo nawe Satani yarakunyaze, akunyaga igikundiro, akunyaga ubwiza. Usukwaje Satani akwaka igikundiro neza, agukubitaho icyangiro neza, wifitiye amaso meza, wifitiye amatama kandi dore ukomeze kuva ngo Imana irambwiye ngo dore Imana iguhaye umuhesha wo guhesha ibyawe. Reka dusengane Imana. Uranyumva? Reka dusengane Imana. Kandi iri jambo uryohereze n'undi muntu ubona. Reka ngwire, erega wafatanya nanjye kubwiriza. Ubumwe bw'abera ministry wafatanya natwe kubwiriza. Ryohereze n'ahandi. Urifungura wese ntegetsiza imbaraga zigende zikora imirimo n'ibitangaza. Ibyari byarafunze bifunguke, indwara zicire, ibintu bihinduke, amateka ahinduke. Ndumva mpawe guhanura nkuko Ezekiel yahanuriye amagufwa, buri gufwa rigasanga rigenda inzira. Nanjye ndaguhanura wa mukobwa we, dore umusore nagusanga.
want a loves. Umukobwa nagusanga wa musore kandi niba ararambagije ntuza bikanga uwa mbere jya kuwa gatatu biribuze gukunda jya kwa ntuza biragikunda genda jyayo biremera wicika intege. Isaka yafukuye irya mbere yari mutonganyirizaho, irya kabiri mutonganyirizaho, irya gatatu niba ari mutonganyirizaho aryita Rehoboti. Imana igukorera igitangaza gifite izina, nzamura Imana icubaya gifite izina, inzu ifite izina, imodoka ifite izina, umwana afite izina, diplome ifite izina, perimi ifite izina, nyitaba haleluya gifite izina. Ndafashijwe gifite izina ya nakazi gafite izina, ni salary ifite izina, biremwe n'Imana, bishyizweho n'Imana, bikozwe n'Imana. Nta murozi uzabiroga, nta uzabishika, nta uzabirwanya, nta uzabina. Umva ko bananiza niba naniza iby'Imana ikoreye kuri ku bumwe bw'abera ministry bazabinanize turebe ababinaniza siki niba zabishobora. Promotion Imana iguhaye, umva wa mupolisi we, umva wa musirikare we, umva wa umva minister, umva we mu kagari, we mu murenge, we mu karere, unyumva ibintu Imana ikoze nta uzabirwanya, nta uzabinaniza, kubera ko wemeye kumvira Imana no kugendana n'Imana. Uyu mwaka wose 2024 ukagenda n'Uwiteka wicishije bugufi, ukora ibyiza, ufasha indushyi, ugira neza abantu, ucumbikira abantu. Ariko mwabaye ibyo bizu byose mwubatse ubundi uzabibamo si icyumba kimubamo, ubundi wajya ugira neza. Imana ishimwe dore bikozwe n'Imana itabasha kubeshya. Reka dusenge. Mana yo kwizerwa, uri Imana ifite imbaraga, ndagushimiye uduhaye umugisha ukomeye ku bumwe bw'abera ministries. Uduhaye umugisha ukomeye, uradusuye, uratugendereye kandi ukoze ibitangaza, ibigoramye urabigororoye kandi heni prusheno honi hedanto uekom eviruspri utondesha amazi mu kidaturwa kandi uciye inzira aho zitari ziri. Dore uremye ibitari biriho, ndagushimiye. Uri wera, uri Uwiteka, uri ubwugamo bwacu, uri imbaraga zacu, nawe kwiringira uzakorwa n'isoni keretse ababa mu masezerano. Nta mpamvu uyu mubyeyi umugiriye neza, amina. Uyu mugabo umugiriye neza, uyu mukobwa umugiriye neza, uyu musore umugiriye neza, uramusangani, uramubohoye, uramusekeje, umuhaye ibyishimo, umusize amavuta y'igikundiro kuruta bagenzi be. Urakoze kugize neza. Uri Canada, uri Amerika, uri Sweden, umuntu wese aho yerekeje, abari mu Rwanda ubagiriye neza, ubagarutseho. Oh haleluya, zamura haleluya. Imana ikugiriye neza, Imana iremye ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Ndumva mfashijwe, uza abeno tuzafatanya nawe. Niko hano yavuze, aravuga ngo abazabyumva bose bazafatanya nanjye gushima. Nanjye ndahari gushimana nawe, ndahari. Mushumba arahari, wacu arahari, gufatanya nawe gushimana nawe, tuvuga imirimo n'ibitangaza. Imana iragushingiye, Imana iguhaye akazi, Imana iguhaye umugisha, Imana umva musore we, Imana iguhaye ijambo, Imana ikugarutseho, ugiye kumutware mu muryango wanyu. Imana ikugarutseho, yewe utasinziraga we urasinziriye, wari uzi ibyishimo, Imana iguhaye ibyishimo. Dore dokima yawe barayubuye, Satani yishyizeho icyangiro none barayubuye, yugarutsweho. Dore ingendo ze zirafungutse, Satani yazibotse, biremeye. Uri indege nk'abandi, nawe ugiye kurangura nk'abandi, ugiye gukora mu buryo bw'Imana, ugiye gukora mu kuza kw'Imana. Turuza abandi bakunguka ugahomba, dore birakunze. Tubaye Umuhesha kubibya. Urakoze, Imana ikumene umugisha. Ndabakunda cyane. Nimero wambonaho wanshakaho tukasenga Imana, tukinginga Imana ni 0782 6285001. Ndabakunda cyane. Uwiteka akomeza barebe neza, mugubwe neza. Amen, amen. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.